Mbashimiye kuba mwemeye kutwumva. Buri mwaka leta z'ibihugu zitegura ingengo y'imari igomba gukoreshwa mu bikorwa byose bikorwa mu gihugu, ariko byose bigashingira ku mafaranga ahora azenguruka imbere mu gihugu, mu bikorwa by'ubucuruzi, imyenda ifatwa imbere mu gihugu no hanze yacyo n'ibindi byose byinjiza amafaranga. Ibikorwa byo guhererekanya amafaranga imbere mu gihugu nibyo byitwa ubukungu bw'igihugu runaka. Ubukungu bwa buri gihugu cyose cyo mu isi wabugereranya n'imashini ihora yikaraga cyangwa se ikaraga ibintu runaka. Uku kwikaraga kwayo niko kuvamo ibibazo bimwe na bimwe duhorana bishingiye ku bukungu. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro twifashishije ubushakashatsi bwa Gerald Berthoud yise l'économie dans la société ndetse n'ubushakashatsi bw'umushoramari w'umunyamerika witwa Ray Dalio mu cyo yise Economic Principles. Tugiye kuganira intambwe ku yindi ibikorwa bikorwa mu gihugu cyangwa se mu muryango runaka ndetse n'ibyo dukora ubwacu maze byahurizwa hamwe bikitwa ubukungu bwacu ku giti cyacu, ubw'igihugu cyangwa se bw'umuryango runaka. Muri make iyo bavuga ubukungu baba basobanuye iki? Ubukungu ni uruhurirane rw'ibikorwa byinshi byinjiza amafaranga ku bantu batuye igihugu cyangwa se bagize umuryango runaka, ariko urwo ruhurirane rukaba rufite inkingi z'ibanze ziramba zirimo nka peteroli, ubutaka cyangwa se umutungo kamere ubuturukamo nka zahabu n'ibindi. Izi nkingi z'ibanze ziyongeraho umubare munini w'ihererekanya ry'amafaranga hagati y'abantu imbere mu gihugu byisubiramo inshuro ibihumbi, kuko buri munsi mu gihugu bwirahahererekanijwe amamiliyari y'amafaranga hagati y'abagura n'abagurisha. Ubu guhererekanya amafaranga mu bukungu babyita transaction. Iri hererekanya ry'amafaranga rikorwa hagati y'abantu ku giti cyabo ribyara ingingo zituma ubukungu bubaho. Ingingo ya mbere ni ukuzamuka k'umusaruro, kuko uwagurishije igitebo cy'ibijumba kikamwinjiriza amafaranga arataha agakora ikindi kintu kizamuzanira andi mafaranga. Ingingo ya kabiri ni ivuka ry'inguzanyo nto zimara igihe gito. Ingingo ya gatatu ni ivuka ry'inguzanyo zigomba kumara igihe kirekire nko mu mabanki. Witegerereje bugufi izi ngingo eshatu usanga ukwihuza kwazo bibyara ibikorwa byinshi bigize ubukungu bw'uyu munsi. Duhere ku cyoroshye, ari cyo igura n'igurisha cyangwa se ihererekanwa ry'amafaranga mu bucuruzi, la transaction. Ubukungu ni uruhurirane rw'ihererekanwa ry'amafaranga mu bikorwa by'ubucuruzi. Igisobanuro cy'ihererekanwa ry'amafaranga kiroroshye kucyumva. Buri gihe uko uguze ikintu ukora ihererekanya ry'amafaranga. Muri buri hererekanya ry'amafaranga haba harimo umucuruzi n'umuguzi bagurana, umwe agatanga amafaranga cyangwa se agatanga isezerano ry'uko azishyura, aribyo bita umwenda, undi agatanga igicuruzwa cyangwa se service. Umwenda nawo utangwa nk'uko amafaranga atangwa ndetse biba bingana, kuko isezerano utanga ry'uko uzishyura riba ringana neza n'amafaranga igicuruzwa kigura. Iyo ufashe amafaranga waguze ibyo ukeneye ugateranyaho imyenda wafashe, ubona umubare w'amafaranga yose wasohoye mu mufuko mu gihe runaka. Ibi twese turabizi. Iyo ufashe umubare w'amafaranga wasohoye dépense ukawugabanya ingano y'ibyo waguze, ubona igiciro cya buri kimwe mu byo waguze. Ibi byumvikanisha kwigura n'igurisha ari inkingi y'ubukungu. Ibintu byose bigize ubukungu bishingiye ku guhererekanya ibicuruzwa n'amafaranga, bivuze ko ubashije gusobanukirwa igura n'igurisha waba wamaze gusobanukirwa ubukungu. Isoko riba rigizwe n'abaguzi bose ndetse n'abacuruzi bose bari mu bikorwa byo kugurana amafaranga n'ibicuruzwa bimwe. Nk'urugero, isoko ry'uburo, isoko ry'amamodoka, isoko ry'imyenda n'andi masoko yose abaho. Ubukungu rero bugizwe n'ihererekanya ry'amafaranga n'ibicuruzwa kuri ayo masoko yose. Ubashije kubona ingano y'ibintu byose byagurishijwe mu gihugu, ukabona n'ingano y'amafaranga byaguzwe, uba ufite byose kugira ngo ubuzi neza ubukungu bw'aho hantu. Abantu ku giti cyabo, ibigo, amabanki na za guverinoma byose bihererekanya amafaranga muri ubwo buryo. Bahererekanya amafaranga cyangwa imyenda bakabona ibicuruzwa cyangwa service. Mu bukungu bw'igihugu, umuguzi wa mbere aba ari guverinoma hamwe n'inzego ebyiri zikomeye ziyigize, arizo guverinoma centrale cyangwa se ubutegetsi bwite bwa leta bubika imisoro y'abaturage bukayikoresha ibyo yagenewe, ndetse na banki nkuru y'igihugu. Banki nkuru y'igihugu iki nicyo kiyitandukanya n'izindi banki cyangwa se ibindi bigo by'imari bikora ubucuruzi bwo kugura no kugurisha, kuko ari igenzura ingano y'amafaranga yo mu gihugu. Ibi kabikora igena ingano y'inyungu ku nguzanyo mu mabanki, kandi ni nayo ikora amafaranga. Banki nkuru y'igihugu ni rumwe mu nzego za mbere zifata ibyemezo mu gutanga inguzanyo. Inguzanyo indi nkingi ikomeye cyane y'ubukungu. Umuntu uguza n'umuguriza baba bari mu bucuruzi nk'ubundi bwose. Abatuguriza baba bashaka kubona amafaranga menshi aruta ayo batugurije, natwe abagurije tuba dushaka kugura ikintu kirenza mikoro yacu, inzu, imodoka cyangwa se dushaka gushora amafaranga nko mu gushinga ikigo kibyara inyungu.
uwagujije n'uwagurije bose baba babonye ibyo bashakaga. Uwagurijwe atanga isezerano ryo kuzasubiza amafaranga yagujije, ariyo bita capital, hiyongereyeho andi mafaranga y'inyungu cyangwa se intérêt. Iyo aya mafaranga y'inyungu ku nguzanyo ari menshi, abantu baguza gake, mu gihe y'inyungu ku nguzanyo ari nke, abantu baguza ari benshi. Iyo uwagujije atanze isezerano ryo kwishyura uwamugurije akamugirira icyizere, inguzanyo ibitangiye igakorwa hagati y'abantu babiri bahereye ku busa. Ibi byumvikana nk'ibintu byiza kuko iyi bari intambwe ya mbere y'ubuhahirane, ariko bakimara kuguhereza amafaranga y'inguzanyo ibintu bihita bihindura isura. Inguzanyo igahita ihindura izina ikitwa umwenda. Kuva icyo gihe mu birebana n'umwenda, uwagurije niwe uba ukora igikorwa, naho uwagurijwe aba akorerwaho igikorwa. Nyuma iyo uwagurijwe yishyuye umwenda akongeraho inyungu, ibyo ukorerwaho igikorwa n'ukora igikorwa biba bivuyeho, igura n'igurisha rikaba rirarangiye. Transaction. Impamvu inguzanyo ari y'agaciro mu bukungu ni uko iyo uwagujije ahawe inguzanyo ahita yongera ingano y'ibyo asanzwe agura ku isoko. Mwibuke, ibyo tugura ku masoko nibyo bigize ubukungu bwacu, igihugu cyangwa umuryango runaka tubarizwamo. Amafaranga dutanga n'ubundi biratinda akatugarukira, kuko amafaranga utanze aba akuvuye mu mufuko, ariko aba agiye mu mufuko w'undi muntu. Buri faranga ryose uguze ikintu riba ryungutswe n'undi muntu, nk'uko buri faranga winjije riba ryasohotse mu mufuko w'undi muntu. Iyo ukunda kugura ibintu byinshi, hari umuntu uba yinjiza amafaranga menshi. Iyo hari umuntu winjiza amafaranga menshi, abatuguriza amafaranga bashishikarira kumuguriza ari benshi, kuko aba ari umuntu wakwishyura neza, umuntu w'icyizere. Umuntu wo kwizerwa mu kugurizwa amafaranga arangwa n'ingingo ebyiri: ubushobozi bwo kwishyura no kuba afite aho yakura ubwishyu mu gihe adafite amafaranga cyangwa se ingwate. Igikorwa cyo kwinjiza amafaranga menshi ugereranije n'ayo wagujije gitanga icyizere gisesuye cyo kwishyura. Iyo uwagujije adashoboye kwishyura, ibyo atunze bikoreshwa nk'icyo bita garanti, biba bishobora gufatirwa bikagurishwa. Umuntu wujuje ibi, abatuguriza ntabwo bikandagira mu kumuguriza. Kwinjiza amafaranga menshi bituma umuntu aguza amafaranga menshi. Inguzanyo zigatuma agura ibintu byinshi, kubera ko amafaranga usohoye ugura ikintu aba yinjijwe n'undi muntu. Ibi bituma hari undi muntu ujya gusaba inguzanyo kuko yinjije amafaranga yagukuyeho, nawe wakuye mu nguzanyo. Iki gikorwa nicyo gikuza ubukungu bw'igihugu cyangwa sosiyete runaka. Uku niko ibyo bita cycle cyangwa se uruhererekane rw'ubukungu bitangira. Mu bucuruzi tugomba gutanga ikintu kimwe kugira ngo tubone ikindi kintu, kandi icyo duhabwa kikaba cyarahawe agaciro kangana n'icyo dutanze. Uko ibihe bigenda bisimburana, tugenda twiga, hanyuma ubumenyi twungutse bukadufasha guteza imbere imibereho yacu ndetse no kwinjiza kurushaho. Ibi nibyo bita kwiyongera k'ubumenyi mu kongera umusaruro, la croissance de la productivité. Bamwe muri twe bakora cyane bongera umusaruro wabo, bagahindura imibereho yabo vuba kurusha abakorana intege nke. Umwenda utuma turya byinshi kurusha ibyo twinjiza mu gihe twawuhawe, ariko nanone ukadutera kurya bike kurusha ibyo twinjiza mu gihe cyo kwishyura. Tekereza neza, dufite ubukungu budakoresha imyenda. Icyo gihe nshatse kongera ingano y'ibyo ngura ku isoko, inzira imwe yaba ihari yajya ari ukongera ingano y'amafaranga ninjiza. Bivuze ko najya nkora akazi karenza ko nakoraga, gusa kuko amafaranga nsohoye ku isoko aba yinjijwe n'undi muntu. Bisobanura ko kwiyongera k'ubukungu gushingiye ku kwiyongera kwigura n'igurisha. Ubwo buri ruhande rugomba kugira umusaruro. Uhinga ibijumba akaba afite byinshi, ariko n'utunze amafaranga nawe akaba afite menshi. Twitegereje neza ihererekanya ry'amafaranga cyangwa se igura n'igurisha, twasanga risa n'umurongo uvunaguye ugenda uzamuka wongera umanuka. Kuguza ni nko kurya ku mafaranga yawe y'ahazaza. Kugira ngo ngure ikintu nafitiye ubushobozi uyu munsi, mba ngomba gusohora amafaranga arutayo ninjiza. Ibyo bikanshyira mu nguzanyo. Wa murongo uvunaguye ukabura zamutse ugeze hejuru kuko ninjije amafaranga. Igihe ndimo kurya ku nguzanyo, mba ndimo kurya ku mafaranga nari kuzinjiza mu gihe kizaza, kuko igihe nzayabonera sinzayarya, ahubwo nzayaha uwangurije. Iki gihe nzarya make ugereranije nayo ninjiza, kubera umwenda uzaba undi ku mugongo. Aha niho wa murongo uvunaguye uzaba wamanutse ugakora ikimeze nk'igikombe. Mu buryo bworoshye, buri uko ngujije amafaranga mba nkoze uruhererekane cyangwa se inzira ivunaguye imanuka yongera izamuka. Ibi byumvikanisha ko umwenda ari ugena ibikorwa by'ubukungu byose bizatubaho mu minsi izaza. Iki nicyo gitandukanya amafaranga n'inguzanyo, kuko amafaranga yatuma igura n'igurisha ribaho ako kanya. Iyo uguze inzoga ukayishyura amafaranga abarika cash,
igura n'igurisha riba rirangiye, ntacyo uba ugipfana n'umupimyi. Ariko iyo wikopesheje icupa ukabyandika mu ikayi yo ku kabari, uba uremye isano hagati yawe n'uwo muguze. Ukora isezerano ryo kuzishyura nyuma, ukaba ukorerwaho igikorwa cyo kwishyuzwa, ukwishyuza gukoreraho igikorwa. Uba wakoze umwenda nta kintu na kimwe uhereyeho, kuko ujya ku kabari nta kintu ufite mu mufuka ariko ugatahana inzoga. Iyi sano izamo ikintu ari uko umaze kwishyura wa mwenda, igura n'igurisha rikaba rirarangiye. Mu bukungu bukoresha imyenda, abantu bakoresha amafaranga yabo cyane bagura ibintu byinshi. Inguzanyo z'igihe gito zinjiza amafaranga mu buryo bwihuse kurusha umusaruro umuntu yakoreye awukuye mu bumenyi bwe. Gusa izi nyungu nazo ntabwo ziba ari iz'igihe kirekire. Byumvikanisha ko mu bukungu inguzanyo atari ikintu kibi habe na gato. Iba mbi iyo ikoreshejwe mu kugura ibintu bikabije mu kwishimisha kandi bitabyara amafaranga, ikaba nziza iyo ikoreshwa mu kugura ibizabyara amafaranga azayishyura. Mu bukungu bukoresha inguzanyo, ushobora gukurikira urugendo rw'ihererekanya ry'amafaranga mu gihugu ukabona uburyo inguzanyo izamura ubukungu. Uramutse winjiza amafaranga 100,000 ku mwaka ukaba nta mwenda ufite, uba ushobora kubona inguzanyo y'ibihumbi byibuze 10, ukaba warya 110 nubwo wakoreye 100. Wibuke, amafaranga utanga ku isoko ahita ahinduka inyungu ku wundi muntu wayakiriye. Bivuze ko ahantu runaka hari umuntu winjije 100,000 wahembwe n'10 wagujije. Uwo muntu winjije 110 ataragujije aba ashobora kujya kuguza 11,000, akabagiza 121, nawe akayajyana ku isoko kugura ibyo ashaka, nyamara yagukuyemo 110 byonyine mu byo yakugurishije. Aya mafaranga ye nayasiga ku isoko arababaye inyungu y'undi muntu. Ukurikiye uru ruhererekane rw'amafaranga agenda yiyongera ahandi, uhita ubona uko abantu bagenda bihaza mu bukungu. Gusa nanone aha ntidukwiye kwibagirwa ko inguzanyo zirema impererekane cyangwa cycle, cyangwa se wa musozi uvunaguye wo kuzamuka no kumanuka. Iyo ugujije amafaranga ukayagura ibyo ukeneye byinshi, byanze bikunze uba uzagabanya ibyo waguraga mu gihe cyo kwishyura. Gusa ntibibuza ko ibikorwa by'ubukungu biba byarazamutse, bakabyita expansion. Iki ni igice cya mbere cy'uruhererekane rw'imyenda y'igihe gito. Iki gihe ibyo umuntu wafashe inguzanyo yaguraga birazamuka, ariko n'ibiciro ku masoko bihita bizamuka kuko abantu bagujije baba babonye amafaranga bakongera ingano y'ibyo bahahaga. Iyi ingano y'ibyo abantu bagura ku isoko ndetse n'ibyo binjiza yiyongereye vuba kurusha umusaruro, ibiciro ku isoko birazamuka. Iyo ibiciro ku isoko bizamutse kubera iyi mpamvu babyita inflation. Banki Nkuru y'Igihugu ntabwo ibishaka inflation. Iyi ni isoko y'ibibazo. Iyo ibiciro ku masoko bizamutse, banki ihita izamura inyungu yaka ku nguzanyo, kandi iyo inyungu ku nguzanyo ari nyinshi, abantu ntabwo baguza, bigatuma umwenda usanga utawishyura vuba kuko abantu bandi bagombaga kuza mugakorana ubucuruzi ntabwo baba barabonye amafaranga. Iki gihe niyo abantu bagujije cyane baba bagomba kwishyura cyane. Iyo bishyuye basigarana amafaranga make, maze ibyo bagura ku isoko bakabigabanya, kandi kuko amafaranga uguze ibintu aba agiye mu mufuka w'undi muntu, ibyo winjiza nabyo biragabanuka gutyo gutyo. Iyo abantu bagura ibintu bike ku isoko, ibiciro by'ibicuruzwa biragabanuka, babyita deflation. Iki gihe ibikorwa byongera ubukungu biragabanuka. Iyo bigeze ku rwego rukomeye, inflation itakiri ikibazo, Banki Nkuru y'Igihugu ihita igabanya ingano y'inyungu yakwa ku nguzanyo kugira ngo abantu bongere baguze. Hamwe n'inyungu ku nguzanyo iri hasi, kwishyura umwenda biroroha, hanyuma abantu bakongera kuguza no gusohora amafaranga mu mifuko yabo bagura ibintu. Ibi bigaragaza ko ubukungu bukora nk'imashini, bubaho buzunguruka. Byose bishingiye ku bushake bwacu abaguza amafaranga n'abatuguriza. Iyi inguzanyo zihari, ubukungu buba buri mu cyiciro cyo gukura, phase d'expansion. Iyi inguzanyo zidahari, ubukungu buba buri mu cyiciro cyo kumanuka, phase de récession. Uru ruhererekane rwose rugenwa na Banki Nkuru y'Igihugu igendeye ku mibereho y'abatuye igihugu. Rimwe na rimwe igihe cyo kuguza kiba kigufi ugereranije n'igihe cyo kwishyura, kuko dukunda kuguza no gukoresha amafaranga cyane kurusha kwishyura amafaranga twagujije. Biri mu miterere yacu. Kubera iyi mpamvu, kenshi imyenda yiyongera kurusha ibyo abantu binjiza. Aha ni mu gihe wagujije amafaranga amara igihe gito. Iyo ufashe umwenda w'igihe kirekire rero, bw'uruhererekane rw'ibihe by'ubukungu ruzamo itandukaniro. Nubwo ikigero cyo kuguza amafaranga kiyongera, amabanki aguriza abantu mu buryo bworoshye. Kubera iki? Kubera ko twese iyo tugujije amafaranga yo gushora imari, tuba tuzi neza ko ibintu bigomba kugenda neza. Inguzanyo zizamara igihe kirekire, iyo tuzibonye tukazikoresha neza, ibyo twunguka biriyongera, agaciro k'imitungo y'ishoramari kakazamuka.
Kugura ibicuruzwa cyangwa imitungo mu mafaranga twagujije biba bigize akamaro. Iyo ibikorwa nk'ibi bibaye rusange, mu bukungu babyita une bulle. Nubwo inyungu ku mwenda ziba zigihari n'umwenda ukaba ugihari kuko ari uw'igihe kirekire, ibyo twunguka biturutse kuri wa mwenda nabyo biba bizamuka cyane. Ikinyuranyo kiri hagati y'ingano y'umwenda n'ibyo wungutse kubera uwo mwenda cyitwa le poids de la dette. Nubwo ibyo wunguka mu mafaranga y'umwenda biba bizamuka, ariko umwenda nawo uba ugihari kugeza igihe agaciro k'ibyo washoyemo wa mwenda kageze hejuru ku gasongero. Abandi bantu nabo bakajya kuguza amafaranga kugira ngo bagure bya bicuruzwa washoyemo umwenda wawe. Ibyo nabyo bikongerera ibicuruzwa byawe agaciro. Icyo gihe wowe uhita wumva ko uri umukire. Abatuguriza bakakwizera kurushaho, ariko ibi ntabwo bishobora kubaho ubuzima bwose kuko umunsi umwe birarangira. Mu gihe cy'imyaka 100, ikinyuranyo hagati y'ingano y'inguzanyo n'ingano y'inyungu yavuye muri iyo nguzanyo, ibyo bita le poids de la dette, kiba kinini cyane. Kwishyura umwenda bigakorwa mu buryo bwihuse kurusha umuvuduko w'inyungu zawo. Iki gihe nyir'ukuguza abategetswe kugabanya amafaranga asohora agura ibyo akeneye, kuko amafaranga usohoye aba yinjijwe n'undi muntu. Ubwo ku isoko amafaranga abantu binjiza nayo aragabanuka, bigatuma abacuruzi bagujije banke babura yo kwishyura, maze inguzanyo muri banke zikagabanuka. Ibi ntibibuza ko kwishyura umwenda biba bigikenewe kandi hakenewe inyungu kuri wa mwenda. Ingingo igabanya nanone ibyo waguraga ku isoko. Iki gihe cycle cyangwa uruhererekane rw'ubukungu ruba rugeze mu gikombe hasi cyane, ibiro by'umwenda bimaze kuba byinshi. Mu 2008 ibi byabayeho mu bukungu bw'ibihugu byinshi by'Uburayi. Biba ku mpamvu imwe niyatumye biba mu Buyapani mu 1989 no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1929. Iyo ibi byabayeho nibwo wumva ngo igihugu cyarahombye kubera imyenda. Abantu bakomeza kugabanya ibyo baguraga ku masoko. Icyo gihe abacuruzi nabo amafaranga babonaga akomeza kugabanuka, bakinjira mu bukene. Nyir'ugufata umwenda aba yishyura make kandi nabi. Uwamugurije aba yishyurwa make kandi nabi. Ucuruza ku isoko aba yunguka make kandi nabi. Ibiciro by'ibikorwa by'ishoramari birahanuka, amabanki agasigarana amafaranga make. Umwiryane mu bantu ukavuka. Mu bihugu bimwe na bimwe abantu bakajya mu mihanda bashinjanya amakosa, hanyuma inzira abantu banyuze bagera ku bukungu bakongera kwinyura berekeza mu bukene. Ibyo abantu binjiza ku isoko bikomeza kugabanuka, ariko kwishyura umwenda bigakomeza. Abahoze bizewe n'uwabagurizaga bagatakarizwa icyizere. Kugira ngo uyu mwenda wishyurwe, uwagujije aba agomba kugurisha imitungo ye. Imitungo nk'iyi iba myinshi ku isoko mu gihe abantu bagabanije amafaranga basohora bagura ibintu ku isoko. Aha niho isoko ry'imitungo ku isoko rigabanuka, kuko ibihari ari myinshi kandi abayigura badafite amafaranga yo kuyigura. Agaciro k'ingwate ku nguzanyo karahanuka. Uwagujije amafaranga noneho agatakarizwa kurushaho icyizere n'uwamugurije. Abahoze ari abakire bagatangira kwiyumva nk'abakene. Uba ugomba gutanga amafaranga make mu byo ugura ku isoko, ukaba winjiza amafaranga make kuko ufite umwenda wo kwishyura, ukaba ufite umutungo muke kuko hari uwo wagurishije, ukaba ntawo wasaba inguzanyo kuko batakikwizera. Biba ari uruziga rwubakiye ku kintu kimwe ariko bigakora ku buzima bwose. Iki gihe nta nguzanyo ziba zihari, ariko biba bitandukanye na cya gihe inguzanyo zibura kubera icyemezo amabanki yafashe cyo kongera ingano y'inyungu ku nguzanyo, ari byo recession. Mwibuke mu gihe cyitwa recession amabanki agabanya ingano y'inyungu yaka kugira ngo abantu baguze ari benshi. Ariko mu bihe nk'ibi kugabanya inyungu ku nguzanyo ntabwo biba bigishoboka, kuko n'ubundi inyungu ku nguzanyo iba iri hasi cyane, hafi kuri 0%, ariko abantu bakennye. Ibihe nk'ibi mu bukungu babyita période de désendettement. Byabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1930, byongera kubaho mu 2008. Itandukaniro rya recession na désendettement nuko mu gihe cya désendettement uburemere bw'umwenda buba bwabaye bwinshi ku bagujije, amabanki atagishoboye kubagabanyiriza inyungu ku nguzanyo kuko n'ubundi ziba ziri hasi. Abatuguriza amafaranga bigera ku rwego babona ko uwo bagurije atazigera ashobora kwishyura umwenda, kandi n'ingwate ye ibitagifite agaciro kuko ikibazo kiba kiri rusange, n'ubundi ntawe uzayigura cyangwa se akayigura kuri make umuntu atakwishyura umwenda. Uwaguzaga aba yaramugajwe n'umwenda adashaka kuzongera kuguza. Amabanki arekeraho gutanga inguzanyo, abaguza nabo bakarekeraho kuguza. Tekereza ubukungu aho hagati ya banki n'abakiriya bayo nta numwe ugishoboye gufasha undi.
Ikibazo gikomeye kiba ari uko umwenda uba ufite uburemere bwinshi kandi bugomba kugabanywa. Kubugabanya biba bishobora gukorwa mu buryo bune. Uburyo bwa mbere ni uko uwagujije, ni ukuvuga ibigo cyangwa se za leta, bagabanya ingano y'ibituma basohora amafaranga. Uburyo bwa kabiri ni uguhindura amasezerano y'umwenda, mukaba mwagabanya inyungu ku mwenda cyangwa mukongera igihe umwenda uzarangiriza kwishyurwa. Mu bukungu babyita restructuration de la dette. Uburyo bwa gatatu ni ugusaranganya ubukungu hagati y'abakire n'abakene. Ibi bikorwa mu gihe mu gihugu hashyirwaho gahunda zo gutanga amahirwe angana ku kugera ku nyungu z'amafaranga, cyangwa se hagashyirwaho gahunda zo kongera imisoro ku bafite amafaranga ku nyungu z'abababaye. Uburyo bwa kane ni uko banki nkuru y'igihugu iba ishobora gukora andi mafaranga menshi. Ubu buryo bune bwose bwagiye bukoreshwa mu ihungabana ry'ubukungu rikomeye ryagiye riba mu isi, nko mu 1930 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu 1950 mu Bwongereza, mu 1990 mu Buyapani, mu 2010 muri Espagne no mu Butaliyani. Buri gihe mbere yo gukoresha ubu buryo, ibihugu bibanza kugabanya ingano y'amafaranga asohorwa agura ibikenewe, aribyo bita kwizirika umukanda cyangwa se austerité mu ndimi zo mu bukungu. Ibi bikorwa n'ibigo bya leta, abantu ku giti cyabo ndetse n'inzego z'ubutegetsi bwite za leta. Iyo abasanzwe baguza amafaranga bahagaritse kuguza, bakarwana no kwishyura umwenda ushaje, uba ushobora kwizera ko uburemere bw'umwenda bugiye kugabanuka. Nyamara ahubwo ni ikinyuranyo kibi, kuko iyo ugabanije ibikorwa bigusaba amafaranga kandi tuzi neza ko amafaranga usohoye aba ari inyungu z'uyakira, ubwo bivuze ko hari umuntu utinjiza amafaranga kuko ntayo wasohoye. Ubwo ingano y'ibyinjizwa igabanuka kurusha uko uburemere bw'umwenda bugabanuka, maze umwenda ukongera kuremera. Ibi byumvikanisha ko kwizirika umukanda bigabanya amafaranga yajyaga ku isoko akakirwa n'abacuruzi, bituma ibicuruzwa bibura ababigura, abacuruzi bakagomba kugabanya ibiciro, aribyo byitwa deflation. Umukanda kandi uteza izindi ngaruka z'uko ibigo bishaka kugabanya amafaranga bisohora, bikagabanya abakozi cyangwa bikabagabanyiriza imishahara, bigateza ubushomeri. Iyo habayeho uburemere bukabije bw'umwenda, uwagujije akananirwa kuwishyura, abandi bakiriya ba banki batangira gutakariza icyizere banki, bakarwana no gukura amafaranga yabo ku makonte. Amabanki iyo abuze amafaranga ndetse n'ibigo bakoranaga bikayabura, mu bukungu babyita depression. Depression iba iyo abantu bavumbuye ko ubukire bwabo bwari baringa. Tugaruke mu kabari, iyo uguze icupa nturyishyure ukaryandika mu ikayi, uhisezerano nyirakabari kuzamwishyura. Iryo sezerano ryawe ni wo mutungo nyirakabari aba afite mu mwanya w'amafaranga wari kumuha. Nyamara iyo utubashye isezerano ryawe, ya kayi yawe nta kibi kimaze. Wa mutungo wahaye nyirakabari nta gaciro ugifite. Ku mabanki aho kugira ngo ibi bibeho, bahitamo gusubiramo amasezerano y'umwenda, bakakugabanyiriza inyungu wari kuzabaha, cyangwa se bakakongerera igihe umwenda wari kuzamara, cyangwa nanone bakaguha amafaranga make kuyo wasabye. Restructuration de la dette, kugabanya umwenda wasabye nabyo biraryana kandi bigira ingaruka ku bucuruzi, bimwe bita deflation. Iyo baguhaye inguzanyo nke kuyo wasabye, ibyo wagombaga kugura nawe urabigabanya, bigatuma usora make. Bitewe n'uko amafaranga usohoye ku isoko abagiye mu mufuko w'undi muntu, ubwo leta nyine yinjiza imisoro mike, binatewe n'uko akazi kabuze. Iki gihe leta ibigomba kugira amafaranga itanga mu gufasha abashomeri no gukora imishinga yo guhanga imirimo. Leta ibitanga menshi kurushayo yinjiza mu misoro, kuko ibifite abantu benshi badasora, batanishoboye, ahubwo bakeneye gufashwa. Ibi nibyo duhora twumva mu makuru bavuga ko byitwa deficit budgetaire. Mu gukemura iyi deficit, leta ibigomba kongera imisoro cyangwa se ikaguza amafaranga. Ariko mu bihe nk'ibi, aho abantu ntacyo binjiza, abandi batagira akazi, leta ibigomba gukura amafaranga mu bakire, kuko muri ibyo bibazo byose hari amafaranga bayirunze mu mifuko y'abantu bamwe. Iki gihe abakire baba bagomba gusora menshi kugira ngo iyo misoro izamura batishoboye. Uko ni kwa gusaranganya ubutunzi, redistribution des richesses. Ibihe nk'ibi ntabwo abakire babikunda na gato. Igikorwa cyo kubura amafaranga mu mabanki no mu bigo, depression, iyo gikomeje biba bishobora guteza umwiryane mu gihugu, abantu bakigaragambya cyangwa se bigateza umwiryane hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyagujije n'ibyabigurije. Ibi bishobora kugera kure bikanateza intambara. Mu myaka y'1930 mu Budage, uwitwa Adolf Hitler yagiye ku butegetsi. Intambara mu Burayi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
hari ikibazo cy'ubukungu, depression. Iki gihe muri Amerika ibyo abantu bakekaga ko ari amafaranga ahubwo byari imyenda. Abagaragaragaho ubukire bararaga amajoro batekereza uko bazishyura. Uko abadafite amafaranga bagabanya guhaha, ubwo n'abacuruzi bakaba binjiye mu ngaruka, amafaranga arabura mu gihugu. Ninde ukora amafaranga? Ni banki nkuru y'igihugu. Igihe inyungu zakwa ku nguzanyo ziba ziri hasi, ariko nabwo abantu ntibaguze, biba bisobanuye ko nta mafaranga ahari. Iki gihe banki nkuru y'igihugu ibitegetswe gukora andi mafaranga. Bitandukanye n'uburyo bwo guhindura amasezerano y'umwenda bakugabanyiriza umubare w'amafaranga wasabye nk'inguzanyo, uburyo bwo kwizirika umukanda no gusaranganya ubukungu. Gukora amafaranga menshi byo biteza inflation, izamuka rusange ry'ibiciro ku isoko biturutse ku kuba abantu babonye amafaranga bakagura ibintu ku isoko ari benshi, ibicuruzwa bikabura maze bike bisigaye bigahenda. Iki gihe banki nkuru y'igihugu ibigomba gukora andi mafaranga kuko abantu baba bashaka kugura imitungo y'ishoramari kenshi na kenshi itimukanwa. Mu 2008 depression nk'iyi yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze banki nkuru Reserve Federale ikora miliyari zirenga 2 z'amadolari. Hari ubwo banki nkuru y'igihugu ifata icyemezo cyo gukora amafaranga nk'igisubizo cya nyuma ku bukungu bw'igihugu. Byose bishingiye ku mafaranga ava mu mifuko ku isoko. Ifaranga rimwe wishyuye igicuruzwa riba rifite agaciro kangana n'ideni umuntu afatira icyo gicuruzwa. Mu gukora amafaranga, banki nkuru y'igihugu ibishaka kuziba icyuho cy'amafaranga cyatewe n'uko inguzanyo zabuze mu mabanki. Banki nkuru y'igihugu ikora ibi kugira ngo izamure ingano y'amafaranga abantu binjiza, ariko inareba ko ingano y'amafaranga abantu binjiza yaruta ingano y'inyungu yakwa ku nguzanyo. Bisobanuye ko ibyo abantu binjiza bikwiye kwiyongera kurusha imyenda bafata. Iyo bibayeho ko imyenda yafashwe mu gihugu ingana neza n'ibyo abantu binjiza, biba ari sawa, nta kibazo. Ariko iyo ku nguzanyo amabanki azamuyeho amafaranga 2, mu gihe umusaruro wazamutseho ifaranga rimwe, haba hagomba gukorwa andi mafaranga 2 kugira ngo umusaruro uzamukeho amafaranga 3, mu gihe inyungu ku nguzanyo yazamutseho amafaranga 2. Iki gihe biba ari ukurenga inkombe, kuko gukora amafaranga ari igisubizo cyoroshye abantu bahitamo kenshi. Ibanga ni ukwirinda gukora menshi cyane ukaba wateza izamuka rusange ry'ibiciro ku isoko nk'uko Ubudage bwabikoze mu 1920. Izi mpamvu zose zituma bazi neza iby'ubukungu batugira inama 3 zo gukuza ubukungu bwacu. Iya mbere ni ukwirinda ko umwenda twafashe uzamuka bitewe n'inyungu zawo ukaruta ingano y'ibyo twinjiza, kuko uburemere bw'uwo mwenda byarangira bugukanyaze cyane. Iya kabiri ni ukwirinda ko inyungu zizamuka vuba kurusha ubumenyi bwo kongera umusaruro, kuko icyo gihe utazashobora guhangana ku isoko. Hanyuma iya gatatu ni ugukora uko ushoboye kose ukongera ubumenyi bwawe mu kongera umusaruro, kuko ubwo bumenyi ari bwo buzazana umusaruro. Ndabashimiye cyane kuba mwemeye ko tubana.